ubwo rero nasanze icyo kintu batagifite ahubwo bishimira kudushyingura ariko ntibifuza ko tubaho. Sikubwana wo mu karere ka Bugesera wari ufite imyaka 29 yari asanzwe akora mu ruganda rutunganya ferabeto rwitwa Imana Steel kuwa kane yavuye iwe mu rugo agiye mu kazi bwa nyuma atabizi. Nk'uko bivugwa n'umugore we ku manywa uwo munsi bamaranye igihe baganira bishimanye nk'uko bisanzwe. Igihe cy'ijoro kigeze agenda asezeye umuryango wajya mu kazi dore ko yakoraga ijoro. Ariko ntiyamenye ko aribwo asezeye bwa nyuma. Umugore wa nyakwigendera hamwe na papa wa Sikubwana batangaje ko bababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera ndetse baboneraho no kunenga imyitwarire y'ubuyobozi bw'uruganda yakoragamo. Rwanye hano mu rugo tuganira arambwira ngo agiye kujya mu kazi ntabwo ati nari bujyeyo. Bigeze nka saa 12 nyine z'umugoroba afite igare ajya mu kazi. Ageze mu kazi nyine arakora nk'ibisanzwe nanjye nyine nungaye umwana turaryama. Bigeze mu gicuku mu rukerera saa 10 mabukwe araza arankumangira aravuga ngo umugabo wanjye arapfuye. Ndavuga ati se bigenze bitengaguye mu kazi ngo nawe niko bamuhamagaye bamubwira ngo bari bari gupakira serabeto bari kuzamura hari ukuntu ngo bizamuka mu kirere ngo bijyaho byabugenewe. Yarari munsi yacyo rero ngo kita kiyanuka kimwikubita umunyururu wari wacitse. Bajya bazamura mu birere babijyana aho byagenewe kujya. Biriye ko yapfuye saa 10. Igihombo cyo ni cyabura kubura umuntu umugabo mu rugo wahahiraga umuryango. Ntabwo igihombo cyabura kandi mboza umuntu papa w'umwana wanjye umugabo wanjye. Ni igihombo gikomeye cyane. Akindi nabasha kuvugaho bitewe nuko yapfuye ntari bugaruke. Ariko ikigaragara numvishe mu byo numviye hano n'uruganda rufitemo uburangare kuko abakozi babo baravuga yuko umugozi wagaragaraga ko warwaye kandi hagakoramo abantu. Ubwo rero kuba n'utwara imodoka mu gitondo arabanza agasuzuma nimba iyo modoka imeze neza imeze bakayijyana muri garage kanya muri siyaje. None rero rero ntibyabayeho. Rero mbona ntacyo bampa ngo bangarurire umwana. Icyo ni kimwe. Ariko harabasigaye. Numva rero abo basigaye sinzi ibyo batanga uko bingana. Nta n'umwe rwose numva ntabwo turije cyane. Ariko gusa icyo nsaba urwo ruganda nirubanze abana rukoresha rubahe ubwishingizi. Umwana ajya akora amazi icyo akorera amenye ko afite n'ubwiteganyirize. Naho tugira rama impamvu tugira n'imayi nabo rero bakagombye kugira nk'ibyo. Nimba rero birashoboka ko uyu munsi ushobora gusanga bamukoreye ubwishingizi. Bamwe mu bakozi bakoranaga na Sikubwana batifuje ko amazina cyangwa amasura yabo agaragara ku mpamvu z'umutekano wabo w'akazi bavuze ko Sikubwana yagwiriwe n'ibyuma bishyushye. Ibi byuma byazamurwaga n'imashini ariko umugozi wayo uracika maze biramugwira. Ndi mwacu rero yagize ikibazo cy'impanuka cyatunguranye. Ni mashini igenda hejuru y'abakozi iterura ibyuma yacitse umugozi wayo, abenshi bari munsi yayo. Ababashije kubumva ucika basimbutse bigira ku ruhande. Undi rero yarayunamye yagiye kunamuka agira ngo ahunge atangirwa n'ibyuma byari inyuma ye kuko yari yubuye umutwe agira ngo asimbuke ajye inyuma. Ibyuma bitari mugwaho bifata kunda n'amaguru agwa agaramye birangira gutyo. Yewe aho narindi twabuze uko twabigenza dushaka ubutabazi bwihuse tujya gushaka mashini. Abandi bari hirya yaho abandi barimo barakora. Ubwo uwo mugenzi wacu arimo aracangurira abandi kugira ngo bahambire. Imashini yaje kwa kuri kugendera hejuru maze kuza icaho iri hafi guhera ba bantu bakoraga. Ubwo twagiye twumva ikintu kiraturitse. Mu guturika bwo ari umugozi kandi umugozi mu guturika ntabwo bya bindi yari ifashe ntabwo byaguma bihagaze. Tuzasaba impanuka diregiti nta guhagarara
ubwo uwabashije kubyumva koko bo bahagaze basa babasha gutarukira ku mpande n'impande, ubwo we yagiye kunamuka asanga bimugezeho. Umunyamakuru yagerageje kuvugisha umuyobozi ushinzwe abakozi muri uru ruganda Imana Steel ubwo yamuhamagaraga akamubwira ko ari umunyamakuru, yamusubije ko ntacyo amubwira kuri iyi nkuru. Ibi byasize benshi mu rujijo bibaza impamvu ubuyobozi butagira icyo buvuga ku rupfu rw'umukozi warwo. Hari inkuru ikomeje kuvuga ko mu ruganda rwanyu hari umukozi wahagiriye impanuka agapfa. Byaba ari ukuri? Okay. Uruhe? Uruhe? Urwo nguro rwa Imana Steel. Ko hari umukozi wagiriyemo impanuka waje kubwirwa n'ibyuma agapfa. Sha rero keretse umuntu wese uri kumamagara umbaza ibyo bintu, kuko nshobora kubikubwira gutyo ukumva ko ari ibintu bya filime wenda ndi gukina cyangwa ari theater. Kugeza ubu ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera aho uru ruganda ruherereye ntacyo buratangaza ku bijyanye n'uru rupfu, kuko ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kubahamagara ariko ntibatwitaba. Ku ruhande rw'umuryango wa nyakwigendera ndetse nabo bakoranaga basabye ko abo yasize bakitabwaho, kandi bakitabwaho n'abandi bakozi bakora muri uru ruganda badafite ubwishingizi bakabuhabwa, dore ko umubyeyi wa nyakwigendera yatangaje ko nta bwishingizi yari afite bwo mu kazi. Sekanyamba Jean Damascene, ATV mu karere ka Bugesera.